turongeye turabasuhuje cyane inshuti bakunzi banzuri market, bakunzi mudahwema gukurikirana umunsi ku wundi iyi channel yanyu cyangwa se iyi channel yacu ya Nzuri market. Komeza rero kandi subscribe, tukibutsa yuko iyi channel ibicaho umunsi ku wundi imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, nuvuga amazu, ibibanza cyangwa se amasambu. Ni imitungo rero tugezweho na Nzuri Business Group Limited, company rwose imaze kuba ubukombe mu kuranga imitungo itimukanwa, ariko kandi bifite n'izindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho uko tugenda tuganira umunsi ku wundi, n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa tugenda dukurikirana kuri iyi channel ya Nzuri market. Reka rero tukibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ko nashaka kugira ngo inshuti n'abavandimwe babashe kujya babona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ngira ngo rero nkuko mwakomeje kugenda mubireba ku mashusho rwose, hari inzu muri kureba aho tugiye kubasobanurira ibyayo, iri ku isoko kandi igurishwa. Ntabwo ariyo yonyine kubera ko ifite n'izindi annex mu gikari. Umunyarwanda yaciye umugani mu Kinyarwanda ati umwana yica akanyoni bangana, kandi rwose nini niva ku ntoya. Ni byinshi nubarahera kuri rimwe, abara. Iyi nzu rero iri muri za zindi ziciriritse tuba tubafitiye. Iyo tubabwira ngo tubafitiye inzu zo kuva kuri miliyoni 6 kuzamura, ntabwo biba ari ibinyoma, ntabwo biba ari ukwivugira. Twababwira ngo dufite ibibanza kuva kuri miliyoni 2 n'igice kuzamura, ntabwo biba ari ibinyoma, biba ariko kuri. Iyi nzu rero muri kugenda mubona ifite n'amanex, iri hano mu mujyi wa Kigali hagati, mu mujyi wa Kigali rwagati rwose niho iyi nzu iherereye, hano mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Nyabisindu. Nyabisindu ni agasozi keza kari hagati ya Kibagabaga na Nyarutarama ndetse na Remera. Ni agasozi keza gateye neza ku buryo rwose umuntu wese iyo agaturiyeho aba ari hagati y'izo karitsiye z'ibikomerezwa mwo hagati aho ngaho, ariko nako kakaba kagiye kugerwaho cyane kubera ko bamaze gutrasa imihanda, bamaze gushushanyaho imihanda izaca, byose birateganyijwe cyane yuko noneho iyi nzu muri kubona ikora ku muhanda nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho. Iyi nzu rero, mu by'ukuri ni inzu ifite ibyumba 3 na salo. Ni ibyumba 3 na salo kandi binini, ikaba ikora ku muhanda juste uzacamo kaburimbo. Ngira ngo ku mashusho muraza kugenda munabona Nyarutarama hakurya yaho, nta bantu bahahirana n'iki byose, ariko noneho ikaba ifite na annex, ikaba ifite n'amanex 3. Amanex 3 ifite, buri annex ikodeshwa amafaranga 25,000, bivuze ngo ni amafaranga 75,000. Noneho inzu y'ibyumba 3 na salo ahangaha ikodeshwa amafaranga 100,000, bivuze ngo igipangu cyose kivamo amafaranga 175,000. Noneho ushaka kwibaza utese harashaka amafaranga angahe, hari mu kibanza kingana gute, se kuvugurura biremewe, hagenewe iki? Byose ni mu kanya gato tuze tubibabwira, ariko tunabibutsa yuko Nzuri Business Group Limited ibasha kubakorera amakuru cyangwa se ibishushanyo by'amazu, hanyuma noneho ikanabubakira amadesign yariyo yose mwifuza. Yaba inzu wabonye kuri Nzuri market ukavuga uti ndashaka ko muzayinyubakira, yaba pura yawe ushaka cyangwa se ubundi buryo bwose uvuza ko twagufashamo, turagufasha. Ni nako kandi tubimura, uretse kuba tubarangira ibigurishwa, ibikodeshwa bitari mu manegeka, bitarimo za litije, ni nako tubimura. Buriya kwimuka ni ibintu bitera stress cyane, ariko iyo watekereje kwimuka uraduhamagara, tukaza tugakora inventaire y'ibintu ufite, hanyuma noneho tukakwimura tukakugeza aho ugiye, tukamanika za rido, tugafunga ibitanda,
tugatera intebe tukawukora home decor neza, inzu tukayidekora neza cyane, wowe ukaza wiryamira. Murumva ko ari ibintu by'agaciro cyane. Si ibyo byonyine rero, kubera ko tunamanaginga imitungo yanyu. Umuntu ufite amazu yaburiye abakiriya rwose turebaho cyane, tukaza tukagira guti tukayakumanagingira, tukagushyiriramwe abakiriya, tugakurikirana imyubahirize y'amasezerano yabo niba bishyura, ndetse tugakurikirana n'ibijyanye n'imisoro by'izo nzu. Ngira ngo rero mwakomeje kugenda mubireba. Noneho hariho video, umuhanda murimo murawubona, inzu muri kuyireba imbere. Ni ukuvuga ngo ubundi clôture yayo cyangwa se parcelle yayo igarukira ahangaha ku ruhande rw'iburyo kuri iyi clôture. Iyi ni inzira ijya mu gikari iburyo, noneho ibumoso ikagarukira ahangaha ubona nkaho fondasiyo yo hirya itangirira, niho igarukira. Bivuze ngo iyi nzu iri ku muhanda. Wanabishatse ushobora gukatamo nk'imiryango 3 y'ubucuruzi cyangwa se 2, kandi rwose myiza cyane. Bivuze ngo rero ni imari iri ku muhanda, iri muri Nyabisindu. Abantu benshi barahazi. Ushobora kuyitransforma kakaba akazu keza kari smart n'amanexi yako. Nyarutarama murayireba mu baturanyi hakurya. Uyu muhanda ruzambuka ubwo Nyarutarama hariya rwose kuri Green Hills, munsi gato ya MTN Service Center headquarters zayo. Wahakunze ra ahantu, ariko tubibutse yuko ugenekereje siko kuri, kuko ntago twabipimye, ariko ugenekereje ikibanza izi nzu zirimo gifite metero kare 200 ugenekereje. Hakaba havamo amafaranga 175, kuko harimo annex 3 n'inzu nini y'ibyumba 3 na salo. Wahakunze ra ahantu wahamagara kuri 0788 48 ariko kandi ukomeza kureba kuri YouTube channel agenda ubonaho n'ahandi henshi. Ushobora no kudusanga ku Muhima kuri Yamaho dukorera, ugeze muri Feruje, n'inzu ya etage ya 2 usa n'ujya Nyabugogo y'amatafari yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari. Wanadusura ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose ni Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe, kugira ngo ujye ugenda ureba imari zose tugenda tugezaho umunsi kundi 5 kuri 5. Ari nako kandi tubararikira gukurikirana ikiganiro gitegurwa na Nzuri kuri Fine FM 93.1, ikiganiro gira icumba usobanukirwa byinshi cyane bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo, ndetse n'igishushanyo mbonero ukahabariza byinshi. Ikiganiro kiba buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1. Ni karibu rero muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu rwose umukiriya ni umwami, dufite imari z'ingeri zose. Niyo mpamvu tuvuga tuti reka dushyiraho n'iyi nzu ishaka miliyoni 10 zonyine ziri negotiable, nicyo giciro rwose. Ni karibu cyane, turabakunda.